Nane ngenza abangifite
nikomeze kurutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi mu maboko akiza amaboko akiza nubwo nabangeze no mu kaga ni mu maboko akiza ahora ndambiza amaboko ye akanamwiza ijwi ry'ihumure ati humura nzakuramiza amaboko akiza ndi mu maboko akiza amaboko akiza nuko nabangeze no mu kaga ndi mu maboko akiza azandinda anyobora iteka ntacyo nzatinya ndi kumwe nawe zikwahora ndinda iteka ryose ndi mu maboko akiza ndi mu maboko akiza amaboko akiza nubwo nabangeze no mu kaga ndi mu maboko akiza mugenzi komera Yesu ari hafi wamutegereje kera tugiye kwita gatubasabe ko abantu bamaze kutubana benshi basezera abandi n'umuryango niza ko mumaze gusoza ko tutifuje ko musohoka mwakwikanda mukigira hirya tukongera tugaha amahirwe abaje nyuma abashobora kuba bakomeye mu mitima bakwicara no babanze bahaguruke abafotore bahagarire hariya fotogarafe baze hano aha noneho ubwo muri mushoje bafite imbaraga mugushe kabenshi azanye n'ingoma aza kubwira ya magambo ngo mugaragu mwizukiranuka igire mu munezero mugenzi ujya uhora wihanganye komeza kwizera kwawe amarira yawe ahanagurwe maze uzahabwe n'ikamba ihangane mwene data ni koko isezerano rye ni mamo uzibanira yo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu ririmba uruzi ubugingo ruzawutembamo amarira
zabayo narupfu cyangwa ibihe n'ibibabayo kuko nakubwira ruzagomba kuvirwa n'izuba n'ukwezi kandi umwana w'intama niwe mucyo wawo n'amarira zabayo narupfu cyangwa ubwoba ibihe n'ibibabayo kuko nakubwira ntabwo ndatekereza kwiwacari bugufi uko bukeye negereza gusohora mu ijuru hafi wacu hafi yaho ungeze hafi y'iwacu ngiye gusohorayo ku rurembo rwa data hari amazu menshi yateguriwe abera bose ngo babane na Yesu aryiza hafi wacu hafi yaho ungeze hafi y'iwacu ngiye gusohorayo ningera ku nkengero nzaba ngeze bugufi nzaba negereje imuhira ngiye kugera iwacu hafi iwacu hafi yaho ungeze hafi y'iwacu ngiye gusohorayo ahategereje ko bucya mu gitondo arazuka atsinze umwanzi bitangaje yanesheje ubutware bwo mu ijima azabana n'abera iteka ryose yazutse yazutse umwami Yesu ariho barindiye ubusa Yesu umukiza batinze igituro ngo aheremo mu gitondo arazuka atsinze umwanzi bitangaje yanesheje ubutware bw'umwijima azabana n'abera iteka ryose yazutse yazutse umwami Yesu ariho umukiza Yesu ntiyaheranwe
ingoyi z'urupfu yarazutse mu gitondo arazuka azize umwanzi bitangaje yanesheje ubutware bw'umwijima azabana n'abera iteka ryose yazutse yazutse umwami Yesu ariho. Uburuhukiro ni hafi y'Imana aho icyaha kitarangwa ni hafi y'Imana mwami Yesu umukiza watumwe n'Imana dukomereze twese bugufi bw'Imana ahatabimaga bakunzi be gukoranya bakunzi be impundu zizavuga Yesu aje gukoranya intore ze. Indirimbo ya 50 hari igihugu cyiza cyane. hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko data kituboneza aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abanyahirwe nituzongera kubabara tuzaba dushize agahinda aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzashinjiza data cyane ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo rwe n'umugisha yatwungukiye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Mu gihugu cye byiza hari umurwa wera
tuzahora witeka nta joro rimpaba n'amarira azabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira inkike z'uwo murwa zose zizaba